Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Igitondo cyiza kuri mwese. Uyu munsi tugiye gusoma igitabo cyo Kuva igice cya 16 kigizwe n'imirongo 35. Uwiteka aha Abisirayeli Imana. Bava muri Elimu bakomeza urugendo. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bw'Isini buri hagati ya Elimu na Sinayi. Ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriye muri Egiputa, iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu. Barababwira ati, iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, tukicaye ku nkono z'inyama, tukirya ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzanira mu butayu kutwicisha inzara n'iri teraniro ryose. Maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi ku wa gatandatu bajye bitegura ibyo bajyana iwabo, bihwane n'ibyo bajyaga bateranya inshuro ebyiri. Mose na Aroni babwira Abisirayeli bose ati, nimugoroba niho muri bumenye yuko Uwiteka ari we wabakuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi mu gitondo niho muzabona icyubahiro cy'Uwiteka, kuko yumvise mumwivovotera. Natwe turi iki ko mutwivovotera? Mose arababwira ati, ibyo biri busohore ubwo Uwiteka ari bubahe inyama zo kurya nimugoroba. Mu gitondo akazabaha ibyo murya mugahaga, kuko Uwiteka yumvise kwivovota kwanyu mumwivovotera. Natwe turi iki? Si twe mwivovotera, ahubwo Uwiteka niwe mwivovotera. Mose abwira Aroni ati, bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti, nimwigire hafi imbere y'Uwiteka ko yumvise ibyo mwivovota. Aroni akibwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose, berekeza amaso mu butayu, babona ubwiza bw'Uwiteka bubonekeye muri cya gicu. Uwiteka abwira Mose ati, numvise ibyo Abisirayeli bivovota, babwira uti, nimugoroba muri burya inyama, mu gitondo muzahaga ibyo kurya, mubone kumenya yuko ari njye Uwiteka Imana yanyu. Nimugoroba inturumbutsi ziraza zigwa mu ngando z'amahema, zirahazimagiza. Mu gitondo ikime kiratonda kigota ingando. Ikime gishize mu butayu, hasi haboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto nk'ikime kivuze kiri hasi. Abisirayeli batubonye barabazanya bati, iki ni iki? Kuko batamenye icyo ari cyo. Mose arababwira ati, ibyo ni byo kurya Uwiteka bahaye ngo murye. Ibi ni byo Uwiteka yategetse ati, umuntu wese ateranye ibihwanye n'imirire ye. Mujyane ingero za omeru zingana n'umubare w'abantu banyu, umuntu wese abijyanire abo bw'ihema rye. Abisirayeli bagenza batyo, barabiteranya. Bamwe bateranya byinshi, abandi bike. Babigeresheje ikibo cya omeru. Uwateranyije byinshi ntiyagira icyo atubukirwa, n'uwateranije bike ntiyagira icyo atubirwa. Bateranije ibihwanye n'imirire y'umuntu wese. Mose arababwira ati, ntihagire umuntu uraza kuri byo ngo bigeze mu gitondo. Maze ntibumvira Mose, bamwe muri bo baraza kuri ibyo bigeze mu gitondo, bigwa inyo biranuka. Mose arabarakarira. Bajya babiteranya uko bukeye, umuntu wese ateranya ibihwanye n'imirire ye. Izuba ryava bikayaga. Ku wa gatandatu bateranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bajyaga bateranya, ingero ebyiri za omeru z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babibwira Mose. Aravuga ati, ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yejerejwe Uwiteka. Mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mu bibike birare bigeze mu gitondo. Barabiraza bigeza mu gitondo nk'uko Mose yabategetse. Ntibyanuka, ntibyagwa urunyo na rumwe. Mose arababwira ati, uyu munsi murya ibi, kuko none ari isabato y'Uwiteka. Uyu munsi ntimubibona mu gasozi. Mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko wa karindwi ni wo sabato, kuri wo ntibizajya biboneka. Maze ku wa karindwi bamwe mu bantu bajyaga kubiteranya barabibura. Uwiteka abwira Mose ati, muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse? Dore ubwo Uwiteka abahaye isabato, nicyo gituma ajya abaha ku wa gatandatu imitsima y'iminsi 2. Umuntu wese agumaho ari, ntihakagire umuntu uvaho ari ku wa karindwi. Uko ku wa karindwi abantu bararuhuka. Inzu ya Isirayeli yita icyo kintu manu. Yari umweru, igasa n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi. Yaryohaga nk'umutsima usa n'ibibango uvuganwe n'ubuki. Mose arababwira ati, itegeko Uwiteka yategetse niri, urugero rwa omeru rwa manu rubikirwa ab'ibihe byanyu bizaza, kugira ngo bazarebe ibyo kurya n'abagaburiraga mu butayu ubwo nabakuraga mu gihugu cya Egiputa. Mose abwira Aroni ati, jyana urwabya urushyiremo omeru ya manu, uyibike imbere y'Uwiteka, ibikirwa b'ibihe byanyu bizaza. Uko Uwiteka yategetse Mose, Aroni ayibika imbere y'ibihamya ngo igumeho. Abisirayeli barya manu imyaka 40, bageza aho bagerereye mu gihugu babwamo n'abantu. Barya manu bageza aho
bagereye ku rugabano rw'igihugu cy'i Kanani. Omeri 10 zingana na efa imwe. Icyo cyari igice cya 16 cy'igitabo cyo Kuva. Reka tubabwire ngo mureke dushyire imbere gukiranuka. Mugire umunsi mwiza.